barakwereka umugore papa yabonye papa aje mu nama n'abandi bakiri. Papa ni umukire. Papa yaramurebye mwana warakennye usigaye uza gucurangira abahetsi. Ibaze papa wahagera akakwihakana akakwereka katakuzi mu bantu utananse byo yagiye gushaka umukene nakubwiye. Papa dore ngaramwihakana. Umukobwa yarababaye mwana washatse umukene nkubwira dore usigaye ucurangira abahetsi. Umukobwa yarababaye shawo. Papa we kugeraho kwihakana ngo nuko uri umukene. Umenye ko nta mubyeyi ufite wagendesheje. Barakwereka umugore yaje yakurino gutega tapandigo. Papa parika Benz ya Danger. Papa ni umukire baramuzi imodoka ni Benz. Radika injira modoka. Ndakwiyamye injira modoka ngugeze mu rugo. Inzu yanjye iri kure yiwawe papa. Papa wabakunyujije mijisho. Umubyeyi utakubona mu bantu ngo nuko uri umukene ngaza gusuhuze akifuza kuza kuguhera rifta ahantu abandi bakire bagenzi be batabona. Urumva umuntu abatewe isoni nawe. Ari byo Yesu avuga ati nunyihakana mu bantu imbere ya data nageze mu ijuru nzakwihakana. Uwo murongo uri muri Bibiliya kuko Yesu Kristo yari umutindi yari umukene ari umwana w'umubaji yaravukiye no mu muvuri ataravukiye kwa muganga nkanjye. Urumva Yesu yari umutindi ariko akavuga ati sunyihakanye ndi umukene ku isi kwa data mu ijuru nanjye naragafashe nzakwihakana. Sasa umukobwa nawe papa aramwihakanye imbere y'abakire. Umukobwa nawe arashaka kumwihakana bari bonyine. Injira mwana wanjye wibi nkubaganya ariko ushaka kuvuga iki? Ako kanya haza tapandigo. Papa ndakwiyamye sunsuzuguye mu bakire si kuki utampresence abakire. Umukobwa barakwereka bamuhaye sheke y'ibihumbi 50 by'idolari. Ayo ni amafaranga waba uri mu Rwanda waba uri muri Amerika aguhindurira ubuzima nkuko mbikubwiye nyine. Washingiranwe n'uriya musore n'ubundi. None reba umaze kunyura mu bibazo by'ubukene ubukungu buri hasi. Kuki ukomeza gufunga umutwe? Wari kumpamagara rwose nkakoherereza itike ukazana abana mukaza tukajya kubana muri Los Angeles. Uwo mugabo wawe ukamusiga. Ibaza umubyeyi nk'ubu. Ibaza umupapa nk'ugira umukobwa w'inama nk'iyi. Ati mwana wanjye nimba warashakanye n'umutindi n'umukene iyo ukimara kubona mukennye wari kwita ufata abana mu kazi wanjye nk'abatunga iyo mbobo iyo mayibobo y'umugabo wawe ukayisiga. Gore yumva bari kumusuzugurira umugabo. Uriya mugabo nari kumushakira n'akazi. Narakubwiye uriya mugabo ntago azi gutekereza birenze uwo munsi ariho. Ntago arebe ejo hazaza rero bakagarukiriza ku zuru. Umugore yumvisha amusuzuguriye umugabo aca sheke. Papa sheke wenda yica. Iyo sheke iri 50 by'idolari mwana wanjye. Nari nabisomye. Papa narasomye ngo hari indi company wamaze kwigarurira ndetse ngo company yawe ni ya gatatu ku isi consortium. Mwana wanjye reka nkwandikira indi sheke. Papa ntago ari ngombwa udufashe tubayeho neza. Buri hari igihe kugira ngo ubimbwa wabimva aho kugira ngo umuntu azaguhe icyo kurya cyangwa amafaranga yagutukiye ajya agenda navuga ati iriya famille ni abantu bimbwa ndabatunze. Wakwemera ukarya ubusa bwawe ariko wiyubashye. Papa gumana amafaranga yawe nje n'umugabo wanjye tubayeho neza. Everything is fine. Byose meze neza. Usigaye ugenda muri bisi. Reba uriya musore gutwara amarushanwa ibyo yagukoreye. Papa wimwita umusore utwara amarushanwa cyangwa se babandi ngo bamasiganwa yitwa Rajvir Singh. Umukobwa yatangiye kumva umugabo atangiye gusuzugura umugabo we. Atangiye kumva se ari gusuzugura umugabo we ku buryo yumva papa adashaka kuvuga izina ryo bashakanye. Papa nago yitwa utwara amarushanwa yitwa Rajvir Singh. Naam lijiye Mr. Banerjee. Papa jivuga izina rye waryubashye kwa Banerjee. Best father, best race. Ati umugabo wanjye niwe papa wa mbere ku isi nigeze mbona ndetse ni nawe muntu utwara imodoka kurusha. Ati umugabo wanjye niwe papa wa mbere kuri isi ndetse niwe muntu uzi gusiganwa mu marushanwa. और मेरे बच्चों की अच्छी तरह से azi kunyita akita no kubana banje. चाहिए nta bufasha bw'umuntu wari wese dukeneye kandi urakoze. Umugore azi kwiyagara mu bukene bwe aho kugira ngo umunyuzemo ijisho umusuzugurira umugabo ngo umugabo we ni umukene aragutuka kanagenda akavuga ati umugabo wanjye ni uwa mbere ku isi. Umvisha umugore mwiza. Aba nibo bagore bundi twasabye Imana sinzi nimba izabaduha vuba. Aba nibo bagore ariko abandi bagore abona umugabo amaze gukena gatangira kujya mu bandi bagabo ngo bamuhe udufaranga. Mu gihe umugore uri hano washyigikira umugabo we no mu butindi bwabo. Abagore mwe muri kureba iyi filime mufatireho isomo n'abakobwa abana bato mwumvireho.